57 ibaze warongoye inshuro ebyiri ku munsi umwe none bano bana nabo bagomba kuza kuba ahangaha hari ikintu ari gusobanukirwa mumbwire di nubikorere jewe ngaho bikorere uriya murebe mu maso utume noneho yumva ameze neza sibyo nyagoku ntabwo bireba amaze kurira amarira menshi mbwira rero कहानी से शादी करके उसे wabanye na Rufontina utuma aguma muri iyi nzu बिल्कुल क्लियर करती है rwose icyo ugamije yaga kiragaragara reka ibi mbikore प्यार के भ्रम reka amazimwe nyace पूरी तरीके से तोड़ देते y'urukundo rwanjye muravuga ibikigunjani nta makosa nigeze mvuga mu byo nende kuvuga क्यों रोके रखा हुआ है kuki uri kumuhata ngo agume ahangaha kumuhata ni ibiki ni ikihe kindi bana barabireba ntawe ariko nigeze mata uyu ni umugenzi wacu nyuma y'ubukwe k'umugore agomba kugumana n'umugabo none umugabo atuye ahangaha murashaka ko turahehe mu cyumba kimwe muri kumwe muri mwenyine sibyo natinye goku n'ubundi runo rukundo rwamaze kuremwa ntacyo biba bivuze niba twaguma mu cyumba kimwe cyangwa tutakigumyemo ariko birativuze hano twe twasoreje nuramuka umwemera nk'umugore wawe rero niba kuko umwemera nk'umugore wawe bikore n'umutima wawe wose cyangwa umubwire agende kano kanya nimba utabikora nyine nk'umugore wawe hey हाथी चले बाजार कुकुर rwose inzovu zitambutse n'imirindi yazo imbwa ziba zibotera niba baravuga ibikira mubivuga mu gihinde अम्मा उसको घर से जाने के लिए बोल रही है ari kumusaba ngo ngende यही कह रही है aravuga ukuri ku kanya sister irafata arahagera छोड़ दो तो घर की नींव तक को kino kibazo nigikomeza kugumaho kidakemurwa कर देती है kizanazunguza fondasiyo y'iyi nzu जलेबी मैदा की अच्छी लगती है बातों की अच्छी नहीं लगती है रावत अरे साफ साफ काहे नहीं कह रही kuki ubundi utaca amazimwe ra जाना चाहिए nako mwese uko muri batatu nimugende n'abana bagende कहना है हमसे कहिए mbwira icyo ushaka cyose कुछ नहीं कहेगा ariko nta muntu ukwiye kugira icyo abwira Rani ndetse na Raki ntakagira icyo ubwira sister we भाई uyu mwana ko atyayera yewega we nyogoku muvande ubajije ngo iki ठीक है या नहीं ese ibintu hagati yanjye na Rufontina bimeze neza sikubajije पति पत्नी की तरह रहेंगे nituguma turi umwe nka couple चलो Raki Rani ngwino hano ariko रुको ndi kubwira sibyo पतंगा batanga we yego nyakubahwa रनी और लकी को गेस्ट रूम में ले जाओ Rani na Raki bajyana mu cyumba cy'abashyitsi हम भी इनके साथ जाएंगे ndajyana nabo ariko oya आज से गेस्ट रूम में सोएंगे और तुम हमारे kuva uyu munsi barumuna bawe bagiye kuzajya barara mu cyumba cy'abashyitsi साथ हमारे कमरे में wowe ugiye kuzajya urara iruhande rwanjye mu cyumba yiwewe mu gitondo kiwe kubera iki करेंगे हमसे अलग नहीं होंगे aba bagomba kuguma nanjye nawe ubundi ntabwo ari bugende aramureba tugende sha tugende sigaye wowe abana baragumana nanjye nawe ubundi ntabwo wari bugende patanga kurahanga bano bana oya ngwino ayiwe tata we nikweruka guterwa gutya ryari we दादी Nyogoko देख रही हो biriya bintu urabibonyera सारा शर्म बेच के खा गया nani zose akigira we तुमने कैसे उठा के लेके aramuteruye क्या है ये amutwara imbere y'abantu bose babireba wamugiga utagira isoni मैं बेच के wesha ubundi isoni wazineye ryari uyo reka nca amazimwe ntuzagire n'undi munsi bakumenyera
atereka hano यहीं सो जाओ हम ना uryame hano tukadutuje सोएंगे हटिए okay nutaryama nanjye sindi buryame हमारी भाभी माँ का सुहाग छीनना चाहा हमारे washakaga gutwara umugore wa mukuru wanjye शादीशुदा भाई के साथ ukabana na mukuru wanjye शादी करनी kandi afite umugore जिंदगी तो नरक बना ही watumye ubuzima bwanjye buba bubi cyane नहीं करना ubu rero kano kanya ni uburenganzira bwanjye kuba nagukontorora नहीं नहीं पापा जिस दिन से हमसे मिले ना 1000 किलो तानी दी kuva twahura icyo nkora ni ukumbangamira gusa wagerageje kunyica शादी कर चुके हैं watumye mbana nawe ku ngufu पता है सबसे बुरी बात क्या है कि आप हमारे साथ जानवर uzi noneho ikibi cyane kurushaho से व्यवहार करते हैं ni uko unyitwaraho nabi nk'aho utagira umutima जानवर बनाने का अपराध भी ni तुम्हारे amakosa yawe ariko kuba waratumye witwaraho nk'aho nta mutima ngira arangije ahita afunga wenda ikace n'amazimwe ikace n'amazimwe atambikaho intebe aricara urasa uraryama cyane uri buryane इसी कमरे में सो uraryama muri kino cyumba ये तो खराब कर ही चुकी हो wagize ubuzima bwanjye कोशिश करके ntugerageze rero ko wacika खराब no kunyangiriza igihe cyanjye n'icyawe ntabwo wacika ariko mana sheva फंस गए हम kuki ubundi nafatiwe ahangaha aricara karabaye aricara noneho turebane turabaye turamaso we tugaragaza haza kuri gute bamucira amazimwe imbere ye amazimwe मुझे पहली बार दिया था kuki urambere wampaye iyi mpano कितना खुश हुई nari nishimye ये वाला गिफ्ट yari yo mpano ikomeye nari ntunze kandi y'agaciro ariko kano kanya impano ndayanga gunja nari hano Dute ni mukuru wa Rufonsine iyi mpano rata वाला गिफ्ट तो iyi mpano आई रिमेम्बर मैंने ndayibuka ही मंगवाया था rwose nahase yaga kugira ngo ayifate क्यों कितना yego rwose नहीं दीदी yaga yarayishimiye तो ऐसे ही छूट गई थी nari ndi guseka biragaruka sasa ariko ndayangira kapu iragashaka ndatsirwa ndabyanga ibi byose ndabyanga इसे निकाल के फेंक दिया ना यू अब मैं तुम्हारे हर sa wankuye mu buzima bwawe reka nanjye impano zose wamaye nzishugunye ibintu byose ndabyanga naba nawe impano warazibonye abandi tubyumva mu matangazo gunjani oya gunjani we मम्मी जी कैसे gute बचने वाली yari kureba की खुशियाँ uriya mubyinikazi yanyambuye ibyishimo byanjye urashaka ko ntuza पर का बीत रही ndabyumva rega ibyo uri kunyuramo byose नहीं है ndabizi cyane ijana niko समझना चाहिए वो तो नाचने वाली के umuntu ukwiye kubyumva साथ कमरा बंद करके बैठ गया है ari kumwe n'uwo mubyinikazi yifungiranye आपके समझने से क्या होगा हाँ niba ubyumva se bimaze iki birashaka kugira icyo avuga ati mwa bintu mwe muve ku mwana wanjye समझाइए genda ubisobanurire umuhungu wawe अपने तरीके naho ubundi तो आपको अच्छा नहीं ndaza kubimusobanurira mu buryo atari buze kwishimira Miss Rafati कुछ छुपा हुआ नहीं है ese ko ibintu byose ubizira आंख से देख wabyiboneye कि हम भी नहीं चाह रहे थे कि वो नाचने वाली एक n'ubundi nanjye ntabwo nashaka kuriya mubyinikazi aguma ahangaha लेकिन हम क्या करें आप ariko se n'iki nakora ra mbwira द urako yagaye itambitse की वजह से हमको हम ndetse n'umugabo wawe ugomba guceceka जिद आपकी मजबूरी और kwitabika k'umuhungu wawe biri gutuma nta bufasha watanga uri nta kirengera ऐसे बहने नहीं देंगे ntabwo nzigera ntuma rero yongera guta amarira gihaga ariko ndamwizeye umukobwa mukuru भी कर रहा है वो ibyo ari gukora byose वजह से सोच समझ के करना ushobora gusanga ari nk'impamvu nyine ibyihishe inyuma होगा agomba kubinyuramo aha वाह wawu yaramuzira kubera ko nyine nyina amwumva kuruta ibindi byose भी बचा ली utabaye urugo rwawe none yaga yatabaye urugo rwawe none kano kanya utangiye kumwizera sibyo मेरी तो शादी भी टूट गई मेरा तो दिल भी टूट गया urugo mariage yanjye ubukwe bwanjye bwarasubitswe bwarahagaritswe ntabwo ikintu gisubitswe kiba kizakomeza ubukwe bwanjye bwarapfuye mu magambo meza और मेरा भरोसा yababaje umutima wanjye ndetse n'icyizere gunjani हमको पता है तुम्हारे अंदर ndabizi nyine ko utishimye urarakaye cyane और भरोसा तुम्हारा युग ने तो yaga yangije icyizere cyawe अरे बेटा हमने कुछ नहीं किया bana njyewe और भरोसा रखो nyizera युग तुम्हारा ही yaga azaba uwawe iwawe na bene wanyu dushaka rero kukubwira शांत रही ni uko watuza ukihangana ibintu byose biraza kugenda neza mbere bya byose nababwiraga बस एक nawe mwana yabibonye
kwihangana ni ibiki सब कुछ n'ikibazo cy'iminsi mike yewe yagaragaza gushyira ibintu byose ku murongo जी oya nta kiri buze kugenda neza आप कह रहे हैं ubwo bivuze कुछ दिन और kiye kuguha iminsi mikeya बिटवा को समझाइए bisobanura umuhungu wawe naho ubundi हमरा नीचे uzamenya kamere yanjye ni izuko uzambona we zambona wambonye uruhande rumwe yasigara hagati y'abakobwa be और तुम ndetse nawe दूसरों को समझाने से पहले अपने पति को mbere yo kubisobanura imbere y'abandi bose jya gukotora umugabo wawe कि उसका पति उसके मुट्ठी में ना रहे, चाहे वो तुम्हारे जैसे दाग वाली हो। कि उसका पति gasani mbega umugore wese ku mukobwa we wowe rero nawe समझाने से पहले अपने mbere y'uko ibyo byose bisobanura abandi bantu पति को अपने वश में रखो। genda ukontorore umugabo wawe ubyumva neza औरतों की कमजोरी होती है ibaze rero umugore niba ari umunyantege nke कि उसका पति उसके मुट्ठी akaba yarabuze intege zo gukontorora umugabo we akaba atamufite noneho umugore दाग वाली ufite ibikovu nkawe kiba ari ikibazo gikomeye nawe yungwa mu bikovu umwana we mukuru utocaho ubwo waguma ahangaha we usigaza sasa gunjani we जानते हैं तुम्हारी खुशी युग से है nyenda bizi ko wakishimura bayo uri kumwe na yage byibura tegeza akanya gatoya ako kanya rero sasa mugiye kureba ibiberamo ngambwira kwihangana kwawe nikurangira izaba ariyo mpamvu ituma nyine mpagarika marira yawe mbere kureba gunjani ntabwo akunda yage ahubwo nyine nuko ashaka kubana na yage mu gihe ari umugabo wa Rufontene जीत छोड़ी जाती पति नहीं हे भोलेनाथ mana shiva उन्हीं का रिश्ता तो चुन yage na Rufontina लिया है अब n'ubundi urukundo rwabo rwari rwararemwe reka rero bikundanire क्या बताएं यार ni ibiki nakubwiraga कमरे में मेहमान बन गए ubu kano kanya ameze nk'umushyitsi mu cyumba cyanjye mwana yavuze telefoni हाँ सोफे पे सोना पड़ रहा है ubu nawe ngiye kuryama mu ntebe अभी सोचा नहीं था ऐसा दिन ntabwo nigeze nimashina Ntabwo. ko ibintu nzabinyuramo ari kuri telefoni yari kumureba arahaguruka नाचने वाली mubyeyi mwana jya kureba we ntugatuburire दस्ती हमें इस कमरे में लाके बंद कर दिया है। wamaze umfungirana muri kino cyumba Upasi- ikigeretse hejuru yabyo noneho हमारी चुगली कर रहे हैं, utangiye kugenda umvuga undega चिढ़ रहे हैं। जाइए जाके utangiye kurakara jya kuryama niba urakaye rero हमारा फोन दो mereza telefoni yanjye nawe ngusubiza चुगली करना बंद कर ikiraho rero kuregera inshuti zawe हम चुप undega तुम्हारी उल्टी सीधी खबरें अखबार में छपवाएं या ndamutse nkureze cyangwa nkajya kukwandikisha mu kinyamakuru रेडियो पे कहलवाएं cyangwa bakagutangaza kuri radiyo byaba ari icyifuzo cyanjye neza telefone yanjye nakubwiye ko ntari buze kuguha telefone yanga kuguha telefone karabaye ndare telefone ntayo nguhaye Rufosina shana umusazi yeweya y'amaso aramufata aramwegereza nta telefoni uheruka gufatwa gutya ryari cyangwa ndebindeba imana yubaho imana niyo nkuru telefone yanga kuyimuha telefone ntayo nguha arangije ndebere mugabo wa arega telefone ntayo nguha telefone arayirekura aramaso we okay करिए हमारी चुगली। genda undege unuke uvuge umva आपकी नजर में तो हमारी कोई इज्जत है, kandi ntunanyubahe तो क्या फर्क पड़ेगा थोड़ी देर में। ntacyo bivuze nimba unkojeje isoni imana ishimwe byibura urabyumvishe ariko wowe nzakunige arikubita aragenda ski akore musego undebere ibintu by'imide mubirekera abahinde banyarwandakazi mwakira ibihinde tangira kumutera byose imisego atajya kumutera n'ipamba ivaho dore kwa kuntu sasa ruwasi cya gitabo जन्म सच gunjani arihanganye ariko njye sinihanganye की वजह से हमारी बिटिया बिखर गई है umukobwa wanjye ibi byose biri kubaho kubera Rufontina ने पे uyu munsi ngiye gukora ibishoboka byose सिर्फ खून Rufontina akomereka bikomeye cyane kuri cya gitabo cy'amamashi yangije tangira imitongero ye akorayo kakava miliyoni cyangwa kagafu gatukura uyamutera ipambu uyu nawe afata kakafu gatukura kazengurutse kino gitabo yakuyeho n'ifoto ya yage atera
ifoto yagira nyeganyega murabibonye we uyu mugore isa n'umurozi mubi cyane agafu agatera ifoto yagira nyeganyega uyu ko bari gukina n'ubundi bari mitongero batangiye batera agafoto barayisika uko ibyari bahangaha ifoto atangiye kwikura ifoto cy'igifurame gikomeye kiri ifoto yage uyu gukina na yage cyamvuyeho umusego ushizemo sasi pampa ndagira ngo rebe ifoto iri inyuma ya Rufontina gitera akantu fatira amanuka fata we dogahubwa abana barihekeranira amabyisi kokanya igitabo kiribumba aricyo bisobanuye ku baruzi nk'abangaba mutengero ubanze gukora aratabaye nanone लेकिन किस्मत तो कुछ ज्यादा ही साथ ariko shan destiny y'umubyinnikazi दे रही है ko ndebe iri ku ruhande rwe koko ngomba kubihagarika nuko baroga basubizamo uburozi buza bukubyibushya yo mwana we ari wewe yamuteze ngo kino gifoto ibirahure bimumene bimukomeretse kandi cyane binekereho aramutabaye abana abahekana amapyisi haguruka sheri कि अपने आप कैसे गिरा ni gute ifoto yihanywera तुम्हारा ही हाथ लगा होगा हमारा हाथ तो नहीं nyine wari uri kuntera amapamba ari mu musego ariko ikiganza cyane ntabwo kigeze kiyegera तो फिर किसी प्रेत आत्मा का काम होगा ushobora gusanga ari nk'imyuka mibi kandi koko rwose ibyo byo सो जाओ jya kuryama oya we ryama reka njye guhura na Raki ndetse na Rani urajya ariko mugore wa अरे लकी और रानी बाहर bari hanze मैं हम बस एक बार उनसे मिलकर ngiye gusohoka kugira ngo mpure nabo गेस्ट रूम में kano kanya bari muri guest room अब सो जाओ bameze neza ryama kumba abana ndebere neza wagira ngo ndi Rufonsi no hano mu Rwanda sheri cyagitare cyo kwa muganga kiri umudundo abana bari ku mudundo abana bari ku umudundo akagorye we tekereza पर हम लोग बोले tugiye kuzajya turyama ahangahe buri munsi kadushimira Imana Shiva bajya gushimira Imana ndebera abana भोलेनाथ mana urakoze kuduha ahantu heza ndetse n'amatera nziza ubwana araseka कहानी दीदी को oya wapa ariko aduha Imana iduhaye ahantu heza n'amatera nziza ntabwo iduhaye umuryango mwiza कितना तंग करते हैं uriya muryango uruteza ibibazo mukuru wacu ये लोग क्यों मिलते हैं sinzi impamvu ubundi sister yahuye n'abantu nka bariya है ना हमारे पुराने ndabizi bazamukunda पहले uribuka wa randirodi wacu wa kera कितने yari umuntu mubi tutamwiyumvamo बेटी भी तो कहने लगे थे यानी धीरे धीरे ariko nyuma yaho yatangiye kumufata nk'aho ari umukobwa we सब दीदी के फेवरेट हो mbese bivuze yuko sister wacu azahinduka जाएंगे uwo bishimira kuruta abandi bose खुश कर सकते nakifuje ko ibyo bintu byakabaye byihuse twabyihutisha ariko twabyihutisha को फूल देते reka buri gitondo tujye tubaha indabo अभी सब नाराज kubera ko mbona abantu baha bose bahorana imishinya ये लोग स्माइल करने लगते हैं uzi ko ari byo we कितने cyane लगेंगे ubwo tuzakenera indabo zingahe nyogokuru umwe cyakiri wa wundi ukuze वाली आंटी wa mugore उनकी दो बेटी abakobwa babiri 2 और bivuze ngo ni batanu ha ni bangahe ubwo नहीं ni bane wakigoryiwe जीजू wowe ubundi wiga uri hehe ari bane wa gatanu ari muramu wacu arabukirigita bwarakeye ngo gahunda mu gitondo gutanga indabo reka turebe rero मैं पानी लेके आती हूँ और इन पे छिड़कती हूँ जैसे दुकानदार करते हैं katubanze tuzuhire kajya kuzana amazi yo kurisa no ndabo ako kanya hasha barahageze मैं urimo urakora bikira आटे और पत्ते निकाल रहा हूँ ndi gukuraho amababi ndetse n'amahwa kuri zino ndabo nagufasha se nari bitu mwana ajya gufasha हमारे हाउस में ही रहोगे none se ugiye kugumana natwe muri iyi nzura हाँ न्यू फ्रेंड bivuze rero ngo mugiye guhinduka inshuti zanjye nshyashya मैं खुद tuzajya dukina niko kana gatoya kari kari hano nibikira kanya ruwashi kigoryi gusa हेल्प कर रहा हूँ ndi kumufasha
mufashe ndabara zijukunya अरे इनकी तो किस्मत ही हेल्पलेस है तुम कैसे हेल्प करोगे ariko se uzafasha kugeza na ryari sha अब देखो तुम हो ये घर के राजा weje komagoma cy'iyi nzu sibyo और ये है नाचने वाली का भैया uyu ngo akaba ari mushiki wa Kagashyano musaza wa Kagashyano twamukorera ikira apana kumufasha oya भी तुम पे ही शक होने लगता है अस्पताल में कहीं पलटी उल्टी तो नहीं ahubwo nanjye gushidikanya yuko ukimara kuvuka bampindurisha ये तुमको aravuze ati namufasha apana ibyo gufasha we ahubwo shabwo ntibampinduriye साथ करना चाहिए धक्का akwiye gusunikwa akavanwa muri iyi nzu yarabyumva जिससे आप धक्का मार के निकाल दे we ntabwo ndi imodoka yangiritse ku buryo wapfa kunyikiza uko ubonye kose हम खुद जा रहे हैं nagenda uko mbishaka karabaye papa वो पुश करना गलत होता ntabwo biba ari byo gusunika umuntu है भी मुझे यही umwarimu wanjye nanjye yarabinyigishije सबके लिए फ्लावर्स लाए rani ndetse nanjye twari twazaniye abantu bose indabo ariko nta rurabo rubuze kubona nta rurwo ndibuze kubona और निकलो यहाँ izo ndabo zijyanane nawe mutumuke mugende fata indabo ko rusa gusa mwana caho n'akadebe ke banza unyumve neza rero को ना जिंदगी का धक्का खाने का आदत हो गया है bariya bamenyere kugenda batubura mu buzima बता रहे हैं तुम्हारा एक धक्का ना इसका कोनो फर्क नहीं पड़ेगा kuba umuntu yamusunika cyangwa ntamusunike nta tandukaniro bitanga हमारे पापा तुमको बोल रहे हैं मारो धक्का जाके niba ndi papa wawe nkaba mbigusabye kuki utabikoze okay ndabyumva तुमको याद है ntabwo wibuka वो चाचू है uburyo anko wawe yage वो कहानी आंटी के साथ कैसे बात कर रहे हैं yavugishije Rufonsina याद है urabyibuka nta kintu kimwe uri kwibuka gerageze ko wa munsi yongera kwibuka igihe mukuru ye नहीं है तो उनका ये भैया कैसे अच्छा होगा mu gihe rero Rufonsina atari umwana mwiza ubwo se musaza we bimeze bitera nta bwiza bw'uriya mwana atangira kumumwangisha चाचू की तरह mwemera anko wawe yage sibyo ibaze rero तो तुम उनको धक्का नहीं मार सकते ibaze niba yaramubwiye nabi kubera icyo utamusunikira musaza we genda ubasunike yaramubona rwanda rureba rwumva nabi kubera se aramusunika aho ni sawa sha ahubwo ongezamo ibaze ariko utangira kumwanga Lucky nigutuguye byuka mwana guye ate sasa niko mushiki ari kwibaza wirira ayiwe birababaza cyane ayiwe ko bibabazara yaratabara yagiwe sasa yabambye umuryango करण होना चाहिए था कैसे पैर पसार se mwita umuginga wenda arasa kunyumva yagi लकी रो रहा है rakari kurira yagi we mugabo wa yanga kwitaba बेच के सो रहे mbega umuginga uri hano ndasohoka nte rero sasa nawe udatari buze gukanguka mu buryo bworoshye umena amazi kiweta agasuzuguro waramutse ahita kurura intebe ni Rufonsina kurura intebe njyewe musaza wanjye ari gusakuza ari kurira hariya hanze nibikira अरे कुछ नहीं bigenze bite nta kibaye हर्ष को कह रहा था कि फूल में से कांटा निकालो कांटा yari ari guhata hasi ngo amufashe gukuraho ziriya ndabo निकालो कांटा निकालो ndetse n'amahwa बस ये झटक दिया इसको गुस्से में आकर ubundi si ikibazo kiriya niba agize ikibazo गिर गया है ये लग गया इसको aguye hasi arababara sike si bari kureba फ्रॉम क्यों कह रहे kuki ubundi uri kubeshya हर्ष तो मुझके ntibaze umuntu ariko w'umugabo लिए आया था hasi yifuzaga ko tuba inshuti पर इनके कहने पर उसने मुझे धक्का मारा aransunitse kuko nyine wamuhase ngo ansunike ceceka we runaka चींटी ज्यादा चिपके n'ubundi niko ही देना चाहिए za pesti nicyo kintu nyine pesti zikwiriye ubwo sasa pesti ari kuvuga utunyenzi utuntu tw'imibu utuntu tw'amasazi n'ubundi nyine ibintu nk'ibyo ngibyo nicyo kintu bikwiriye imvire nyagasani की दीदी जो लोग भी बातचीत oya ariko ibintu ntabwo biba bikwiriye mu bantu bakuze nkatwe में बच्चों को काहे अनसन सिखा रही हैं kuki uri kwigisha ibintu by'ubugoryi abana दुनियादारी की बात nikora rero isi ikora तुम रह दो तुम्हारी समझ में bireke yewe ntabwo rega wabyumva n'ubundi wifitiye ubwenge buke ए बेटा niko baravuga ariko wa mwana ntuhangayike तुम चिंता न करो ये दोनों sha mwembi nta mahirwe ari imbere yanyu सामने चींटी बराबर है हाँ जब मन करे दोबारा ऐसे ही हाथ झिड़क ongera ahubwo ubisubiremo nimba ubishaka मन करे ना तो कुचल देना ubakubite nk'uwikiza nk'utusazi n'utuntu nk'utwo twose nk'utujeri twinjiye mu nzu nyagasani
बहुत अच्छी बात सिखा रहे हैं आप सब बच्चों को। mbega kwigisha kwiza inde Rufose nahise ahagera abe n'inshinga amatwi ntabwo yoroshye tujye twisoreza ahangaha reka nze dukomeze n'izindi episode yari umunyu wacu umunyu. Okay, reka mbanze batembereze hano mu ivuriro rya mbere mu gihugu rirebaho ku burwayi bwose waba ufite. Sekari Company Limited, ivuriro rya mbere rikoresha ubuvuzi bwa kinyarwanda, riherereye i Nyamirambo mu Biryogo hafi yo kwa Nyiranuma, ndetse n'icyemezo barakifite kibemera ko ibyo bakora babizi kandi babishoboye. Wa kandi wasanga ari nka nimero ufite itagize icyo kumariye gisimbuza iyi ngiyi. Sekari Company Limited, icyemezo turi nacyo twemera rwose gukora serivisi z'ubuvuzi hano mu gihugu cy'u Rwanda no hanze. Andika iyo nimero 0785 07 90 23. Abantu bafite ibibazo mu burwayi butandukanye, iyi nimero yihamagare pange ndabizi baraza kugufasha. Nabari mu ntara rwose nimugire ikibazo ngo ubuse nzatega ngo ayo yitike se ngo bazayadusubiza, ya hamagara iyo nimero undi ibindi uzambwira. 0785 07 90 23. Ufite ikibazo cy'indwara y'igifu, ufite ikibazo cy'umwijima, ufite ikibazo cy'umutima, imitsi yarakurembeje, diabete yarakurenze, umugongo sinakubwira, amibe, sinezite, inkorora nuko ntawe ukiryama nijoro kubera inkorora yawe, unafite ibibazo bya prostate na hemorrhoide, izindi nzoka zose zibangamiye ikiremwa muntu, za amibe zituma basigaye bakwitara urunyonyusi, ahantu rwose bagufasha. Ikibazo cy'amenyo, imvune, ikibazo cy'imitezi, imburugu, telekomunasi, nyine pe iza ndwara zose zifata imyanya myibarukiro, iki kibazo rwose barakemura neza neza. 0785 07 90 23. Hariyo muganga witwa Sekari, arakwakira ngo ngwinurore, ndetse hari abafite imashini iragenda ikagusikana umubiri wose, ahantu hari akabazo bakahabona, bakaba kugira inama. Ndetse bafite n'imashini gukoza nyine iri mashini ya massage neza, baragenda baka mbuze uko nabivuga neza umubiri wose, amavunane iki bavura bakoresheje sasi iyo mashini.